Ndabasuhuje abakurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi hano kuri Mugisha TV, baba bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu by'umwihariko aba diaspora, bahaye ikaze. Umunyamakuru wa Isibo Radio Niyigaba Clement uzwi nka DC Clement yatawe muri yombi ni nyuma y'ikibazo cy'imyubakire yagaragaje cyavuzweho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru avuga ko DC Clement yafashwe ku mugoroba wo kuwa kabiri tariki 31 Werurwe 2026 akaba afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Jabana. Ifatwa rye ryakurikiye ubutumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga agaragazamo ko yakorewe akarengane mu gusenyerwa inyubako yari ahuriyeho na bagenzi be harimo n'iyubakwa ry'ishuri. Mu butumwa bwe DC Clement yavuze ko yahuye n'akarengane ashinzwe ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo gutegeka ko inyubako isenywa nta nteguza ndetse ko atahawe umwanya wo kwisobanura. Yagize ati umusore w'imyaka 29 agakora ibishoboka byose ngo afashe leta gukemura bimwe mu bibazo aho kugira ngo leta imufashe ahubwo ikamusenyera. Yakomeje asobanura ko muri 2024 batangiye ishuri rifite abanyeshuri 50 rikaza kugera ku barenga 180 muri 2025 ndetse ko basabwe gukomeza kwagura ibikorwa nyuma y'isuzuma ryakozwe n'inzego zibishinzwe. Gusa mu gusubiza kuri ibi byose, umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine yagaragaje ko ikibazo gishingiye ku kutubahiriza ibisabwa mu byangombwa byo kubaka. Yasobanuye ko uwubakaga yari yarahawe uruhushya rwo kuvugurura inzu ishaje ariko wo kuyisana akayihinduramo inyubako nshya itari yemewe ndetse ko hubatswe n'inyubako z'ishuri zidafite ibyangombwa. Ati ntabwo byemewe kubaka ishuri nta ruhushya, iyo umuntu atubahirije ibisabwa ahanishwa gukuraho ibyo yubatse. Yanongeyeho ko ahubatse ari mu gace kagenewe ubuhinzi ku gishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali bityo hatemerewe inyubako z'igihe kirekire. Umujyi wa Kigali wasabye abaturage bose gukurikiza amategeko agenga imyubakire birinda ibihano n'ibihombo, unibutsa ko hubatswe uburyo bw'ikoranabuhanga bufasha gutahura inyubako zubatswe mu buryo butemewe. Turacyategereje igisubizo cy'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali ku bijyanye n'itabwa muri yombi rya DC Clement. Mushimira gukurikirana ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi bijye bibageraho ku gihe. Ndabashimiye.